Ni mu masaha y'umugoroba, Naomi rero aba amaze kwitegura agiye kujyana na fiancé we mu birori. Arireba rero muri miruwari maze nyine akabona yambaye ikanzu ihenze cyane rwose, aba asa neza yasokoje imisatsi myiza ndetse yambaye n'imikufi rwose ihenze. Gusa nyine nta byishimo namba aba afite, kuko nubwo aba afite ibi byose abayeho rwose mu buryo nta kintu na kimwe abuze, ariko aba yumva muri we hari ikintu abura ariko atazi icyo ari cyo, aba yumva nta byishimo namba afite. Akiri kwitekerezaho rero ahita ajya kumva Dione aramuhamagaye ati sheri, washoje kwitegura se? Naho rero Naomi ati yego rwose nashoje. Dione rero ahita amubwira ati tugiye kugenda tujye mu birori, ubundi nyine nituva mu birori nimugoroba mu masaha y'ijoro nyine mfite inama. Naho rero Naomi ati muri weekend kandi? Gusa nyine igisubizo aba akizi neza ko agiye kumubwira yego, kubera ko uyu musore yahoraga mu manama adashira, yahoraga muri business, ibyo kumuha umwanya ndetse rwose no kumwitaho ntabwo yajyaga bumubonera. Akimubaza rero ati kandi uyu munsi ari muri weekend, Dione ahita amusubiza ati amafaranga ntabwo ajya asinzira sheri, tugomba nyine guhora tuyashaka. Dione rero ahita yongera akabwira Naomi ati gusa nyine wambaye ikanzu nziza cyane, dore ko iyi kanzu nyine iba ihenze rwose ari iy'igiciro. Ati ndakeka ko rwose uyu munsi abafotogarafi baraza kwishimira gufata amafoto yawe, uraza kuba uberewe, uze kandi kuba nyine uri no guseka. Naho Naomi ati yego, kubera yuko nuko nyine yaramenyereye kubaho uko we atabishaka, ahubwo nyine guhora yerekana ko yishimye ndetse rwose afashe ukuboko uyu musore nyine uzwi cyane uvugwa na buri umwe wese muri uyu mujyi. Kuba muri ruhande rero bifotoza nyine agaragara nk'umukobwa unezerewe ndetse abantu bose bifuza kuba mu mwanya we, kubera ko baba babonaga abayeho neza, nuko nyine yari abayeho imyaka 3 yose yari ishize. Gusa yumvaga ubu buzima rwose butamunyuze habe na gatoya, kubera ko yumvaga akeneye kwishima, akishimana n'umukunzi we, akamuha umwanya ndetse rwose bakanakora ibindi byo mu buzima busanzwe atari uguhora imbere y'amafoto gusa, bakaba babasha kubaho ubuzima bwabo nyine bwite. Bagenda rero berekeza mu modoka, nyamara nta n'umwe rwose uba uri kuvugisha undi, kubera yuko Dione aba yibereye nyine muri telefone ye ari kugenda yiyohereza amamesaje. Bakigera mu modoka rero baricara, maze Dione agahita abwira Naomi ati wibuke neza yuko iki kirori tugiyemo ari ingenzi cyane, ubwo rero guseka rwose ntukabyibagirwe. Naho rero Naomi ahita yikiriza mu mutima we, ahita atekereza ati ubusa nyuma y'imyaka 3 koko ibintu umbwira buri munsi ni ngombwa ngo uhore ubinyibutsa. Gusa nyine ntabwo abivuga ibyo, aba ariko bitekereza. Nyamara rwose uyu mukobwa biba bigaragara ko yijimye, biba bigaragara ko nta byishimo namba afite. Bakigera rero aha hantu baba bagiye, bafungura nyine imiryango y'imodoka maze bagasohoka. Birumvikana nyine abanyamakuru baba bahagaze hafi aho ngaho, amafoto nyine ari gucicikana. Naho rero Dione ahita amwongorera ati reba ibumoso, ngaho nyine seka, wongere urebe n'iburyo useke, nyine wagira ngo ni nk'igipupe cye rwose abakanda maze kigakora ibyo yifuza. Bakomeza kugenda rero abantu bose nyine babitegereza, birumvikana nyine iba ari couple yitabwaho na buri umwe wese. Naho rero Naomi mu mutima we aba ari gutekereza ati sinzi impamvu mba numva rwose ndi ahantu hatari ahanjye, sinzi impamvu mba numva ndi mu mwanya utari uwanjye, mba numva ntisanzuye, ntabwo rwose nzi impamvu. Bakimara rero kwinjira mu birori neza, baba bahagaze maze bajya kumva bakumva umuntu nyine ari guhamagara Dione ati boss wanjye w'ibihe byose umeze neza. Naho Dione arahindukira na Naomi bagahindukirira rimwe. Naomi rero ahita akubita amaso umusore rwose wambaye nyine costume itameze nk'iz'abantu bose baba bari hano, kuko abari hano bose baba bambaye imyenda ihenze cyane nyine, naho uyu we aba yiyambariye costume iciriritse ariko nyine ikeye, nyine ubona
ko rwose ifite isuku. Diyone rero ahita amubaza ati uyu munsi se ko none utambaye igisarubeti cy'abakanishi bimeze bite? Naho rero Enzo amwenyura ati nyine uyu munsi ntabwo nambaye igisarubeti cy'abakanishi kubera yuko hari umukiriya nyine wantumiye muri bino birori, nifuje rero kumenya nyine uko nyine abakire baba babayeho, nari nje kwirebera rwose ibirori by'abakire ukuntu biba bimeze. Enzo rero ahita ahindukira maze akareba Naomi agahita amubwira ati Naomi umeze neza, nsanzwe nkuzi rwose kuko nirirwa nkubona mu binyamakuru. Naomi rero ahita amwenyura maze nyine akareba uyu musore uba uvuga rwose ibintu bimuvuye ku mutima, ucishije makeya, umusore ubona ukeye ku mutima, mbese wa musore uvuga ibintu nyine bitari ibyo kwiyemera. Naho rero Naomi ahita amubwira ati ubwo nyine si ngombwa ko nkwibwira ubwo usanzwe unzi. Gusa nyine uyu musore akomeza kwitegereza Naomi akajya amureba mu maso. Naomi rero abona nyine uyu musore ari kumureba bitandukanye, abandi bose baba bari kureba ikanzu ihenze yambaye, bari kureba nyine isakoshi, inkweto, ndetse cyane bakanitegereza nyine iyi mikufi aba yambaye ihenze. Naho uyu we aba ari kumureba mu maso adakuramo rwose, atamukuraho amaso amwitegereza cyane. Mu kanya gato cyane rero telefone ya Diyone ibisonnye maze agahita ababwira ati mumbabarire hari umuntu umpamagaye kandi nyine ngomba kumwitaba. Ahita yigira hirya rero kugira ngo nyine ajye kwitaba. Diyone rero akimara kugenda, Enzo ahita abaza Naomi ati none se wakwifuza ko rwose twaba dutemberaho gatoya maze ukaba ufata akayaga? Naho rero Naomi mu mutima ahita yumva rwose abishaka cyane, ariko nanone agatekereza ko agomba guhora nyine iruhande rwa Diyone kuko aricyo kiba cyamuzanye kwigaragaza nyine ko ari fiance udasumbwa, mbese ko ari we mukobwa ufite umukunzi nyine bakundana birenze abandi bose. Abitekerezaho gatoya rero maze Enzo akaba arongera amubwiye ati none se urumva bitakugwa neza? Naomi rero akomeza kubitekerezaho akumva rwose akeneye gufata akayaga, dore ko hano hantu ari aba yumva atanisanzuye. Ahita amubwira ati nta kibazo. Barasohoka rero bakajya mu muhanda nyine maze bagatangira gutembera bagenda bafata akayaga. Urusaku rwo mu birori noneho ntarwo baba bari kumva, baba bari kwiyumvira amahoni avuga y'ibinyabiziga, bari kumva akayaga k'ibiti biri ku muhanda bigenda bibahuhaho. Maze Enzo akababajije Naomi ati noneho se urumva nyine umeze neza? Naho Naomi ati meze neza cyane ahubwo. Atuzi nk'igihe naherukiraga aka kayaga ntabwo rwose nagaherukaga, ndumva ameze neza ku buryo ndi kumva wagira ngo ndi mu yindi si. Naho rero Enzo ahita amwenyura ati nibyo rwose nifuzaga. Naomi rero yitegereje uyu musore ababona rwose aseka nta buryarya afite habe na bukeya. Bakomeza rero kugenda maze Enzo akababwiye Naomi ati rwose ikigaragara cyo nubwo wambaye neza cyane ariko ndakureba nkabona wagira ngo hari ikitagenda. Naomi rero agerageza guseka nyine ahisha ko atishimye ati guteze. Naho Enzo ati rega njyewe ndi umukanishi, iyo nitegereje imodoka menya neza rwose ko ifite ikibazo maze nkamenya yuko ikeneye kandi gusanwa ikamera neza. Naho rero Naomi amwenyura ati none se ushatse kuvuga ko nanjye uri kubona rwose ntameze neza nyine nkeneye rwose ubufasha? Naho rero Enzo yongera guseka ati rega njyewe mbona ibintu mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, uri umukobwa mwiza cyane rwose niyo waba utambaye ibihenze, ariko nyine ikigaragara cyo ntabwo wishimye kandi nyine wakabaye rwose wishimye kuko uri mwiza cyane. Naho rero Naomi yongera kwitegereza uyu musore ukuntu aba ari kumwenyura maze nanone akumva bimukoze ku mutima, dore ko nyine n'aya magambo aba amubwiye
akomeza ayasubiramo mu mutima avuga ati ndi mwiza. Ntabwo nyine ijambo nk'iri aba aherutse kuryumva mu matwi ye, kubera yuko Dione icyo aba amubwira kimwe gusa ni uko abamubwira atugomba kugaragara neza imbere y'abantu, ndetse rwose ugomba nyine kuba uberewe n'amafoto. Nta kindi nyine kintu kiba kimushishikaje. Naho rero aba ari kumva nyine uyu musore bari kumwe kano kanya ari kumubwira amagambo ari kumunyura umutima, ndetse kandi ari no kubivuga bimuvuye ku mutima. Naomi rero yumva rwose atangiye gutakara mu bitekerezo, atangiye gutekereza kuri uyu musore cyane kandi ariko bakimenyana, maze umutima ugahita umurya. Ahita rero abwira Enzo ati umbabarire, ngomba gusubira imbere muri sale kubera yuko ubu Dione arantegereje. Bahita bakata rero bakagenda nyine, kubera yuko aba yumva naramuka agumanye n'uyu musore ibintu bishobora kuza kuba birebire. Binjira rero muri sale maze agasanga nyine Dione yari amutegereje n'ubundi, gusa aba yibereye kumwe n'abandi bantu bari kwiganirira na telefone ye ayifite mu ntoki. Ntiyirirwa anamubaza ati wari uri hehe, arongera nyine akihagararira. Gusa nyine amaso ye ndetse n'aya Enzo ntabwo byongera gutandukana. Enzo aba ari kwitegereza cyane uyu mukobwa, ari nako kandi na Naomi uko ahindukiye bahita bahuza amaso. Ibitekerezo bye rero nta handi biba biri, aba ari kwibaza nyine kuri uyu musore, ukuntu atuje, ukuntu afite umutima mwiza, ukuntu avuga amagambo meza, mbese ukuntu aba yamwitayeho, ukuntu yamuvugishaga ubona nyine rwose amwitayeho cyane. Ibintu rero uyu mukobwa ataba rwose ajya abona habe na gatoya, kubera ko ubuzima bwe bwose aba amenyereye kubaho ategekwa gusa. Ibintu byose biba ari itegeko. Ndavuze ngo gira gutya, ugomba kubigenza gutyo. Nuko nyine n'ayo magambo aba yaramenyereye. Uyu munsi rero aba yahuye n'umuntu utandukanye rwose. Bagiye gutaha rero Enzo yegera Naomi maze akamuhereza agakarite, akahita amubwira ati noneho nugira nyine serivisi ukenera, ubwo ngiyo adresse uzansange aho nkorera maze rwose ngufashe. Naomi rero ahita akabika nyine mu isakoshi. Barataha bari mu nzira, nta kindi nyine Dione aba agenda abwira Naomi uretse ibya business, ibyo nyine yavuganye n'abantu bari aho ngaho. Nta story n'imwe aba agira mu buzima bwe, icyo nyine aba ahora avuga amafaranga gusa n'akazi. Wagira ngo nta kindi kintu na kimwe aba azi mu buzima. Gusa nyine Naomi ntabwo aba abyitayeho, umutima we ntuba uhari. Aba ari kugenda yirebera umujyi ukuntu nyine umeze, maze akajya yibuka ukuntu Enzo yamuvugishaga amusekera ubona amwishimiye. Bagera rero mu rugo maze amasaha yo kuryama akagera. Naomi araryama ariko ntabwo asinzira, akomeza kwibaza kuri uyu musore. Buracya mu gitondo akagerageza nyine gukomeza gukora imirimo ye nk'ibisanzwe, kujya gusangira nyine n'abandi bagore b'abakire, ndetse no kujya mu masiporo n'ibindi byose aba asanzwe nyine akora. Gusa nyine byose nta kintu na kimwe kibasha kumwibagiza wa musore baba baraye bahuye. Aba akomeza kwibuka ukuntu nyine bari kugenda yagendaga amubwira amagambo meza. Maze muri ako kanya Naomi agahita atekereza ati ariko ni ukuri, ubanza rwose uyu mwanya ndimo atari wo wanjye. Numvaga nishimye cyane ndi kumwe n'uriya musore kurusha uko nishima ndi kumwe na fiance wanjye kandi tumaranye imyaka 3. Ahari nyine hari ikintu mbura fiance wanjye adafite ariko gifitwe na Enzo. Gusa nanone ibyo bintu singomba kubitekerezaho, kubera yuko ubu ngubu ndi fiance wa Dione, niwe nyine ngomba gutekerezaho uko byagenda kose. Nubwo ataba yitaye ku rukundo rwanjye, ikiba kimushishikaje ari ukugira ngo nyine agire isura nziza imbere y'abantu. Aba ari kumwe nyine n'umukobwa abantu bose bitegereza kandi bavuga ko ari umukobwa mwiza. Ariko nyine nta yandi mahitamo mfite uretse gukomeza nyine uko byari bimeze. Umunsi umwe rero nanone Naomi ndetse na Dione baba bagiye mu birori, maze nyine mu gutaha, bagiye gutaha bagahita bahamagara Dione bakamubwira ko hari abandi bantu nyine bagomba gusangira. Ahita rero abwira
Naomi ko nyine agomba kumutegera taxi voiture maze akitahana. Naho rero Naomi ahita amubwira ati hoya nta kibazo, reka ahubwo mpamagare nyine umushoferi anzanira imodoka nditwara nta kibazo rwose, ntabwo ari ngombwa nyine taxi voiture. Umushoferi rero ahita amuzanira indi modoka, maze akimara kuyimuha agahita amubwira ati nta kibazo, ngewe ndi bwitware, igire muri gahunda zawe. Ageze mu nzira rero iyi modoka nyine igira ibibazo maze igatangira kwanga kugenda, akumva nyine ifite rwose ikibazo atazi icyo ari cyo. Ahita yibuka yuko Enzo yamuhaye agakarite amubwira ati ngewe mfite igaraje hafi hano, nugira ikibazo uzampamagare. Ahita agashaka mu isakoshi ye maze kubw'amahirwe agahita agasangamo, ahita areba rero iyi adresse ya Enzo maze agahita ajyayo. Aba yambaye neza cyane nyine imyenda rwose itaberanye n'aha hantu aba agiye, aba yambaye imyenda ihenze, inkweto za hotaro nziza cyane, mbese uba ubona nyine ari umukobwa udekoye rwose neza cyane. Akigerayo rero ahita asanga Enzo ari munsi y'imodoka, ikintu aba areba ni ibirenge gusa. Arasuhuza rero maze Enzo agahita amubwira ati ndaje rwose maze mbafashe. Naho Naomi ati we nta kibazo, fata igihe cyawe rwose ubanze nyine ukora ibyo wakoraga, nta kibazo na kimwe mfite. Enzo rero akiva munsi y'imodoka ahita atungurwa rwose no gukubitana amaso n'uyu mukobwa ataba yari yiteguye kubona. Enzo rero ahita amubwira ati wow, ni wowe? Naho rero Naomi ati yego, imodoka yanjye ifite ikibazo, nibutse ko rero wigeze kumpa agakarite ko ukorera hafi hano, niyo mpamvu narinje kugira ngo uyindebere. Ubwo nyine Enzo aba ari kuvuga yihanagura nyine intoki n'igitambaro gisa nabi nyine cyabaye umukara, kiba gifite imyanda nyine aba akura ku modoka. Ati reka nze nkurebere, nyereka ahubwo iyo modoka nyine maze nze nkurebere. Gusa nyine muri kano kanya Naomi we aba ari kureba nyine iri garaje ryose, ari kugenda areba hirya no hino. Ajya kubona rero akabona nyine hari ahantu ku gikuta haba hamanitse amafoto agiye atandukanye y'abakiriya nyine Enzo aba yarakoreye imodoka maze bakifotoranya, imodoka aba yaragiye akora nyine imodoka zihenze cyane. Hano hantu nyine haba ari ahantu haciriritse, ariko Naomi ari kuyitegereza aba yumva nyine umutima ukeye, aba yumva hano hantu hamushimishije kuba ahari, bitandukanye rwose nuko nyine aba ari kwa Dione, umusore w'umukire cyane, kubera ko iyo ahari nta byishimo aba afite, nta mutuzo aba afite. Ariko hano hantu atitaye ku mwuka uba uhari n'ibindi bintu byose biba bihajagaraye by'ibyuma bataye hasi n'ibiki, aba yumva atazi ukuntu ameze muri we, aba yumva rwose yahamara n'umwanya munini cyane ushoboka. Enzo rero ari kureba nyine iyi modoka ya Naomi, atangira kumwibwirira inkuru z'ukuntu nyine yatangiye kwiga iby'ubukanishi, ukuntu kandi yari afite inzozi zo kuzagira igaraje rye. Ati gusa nyine ibi bintu byose nabyigiraga kuri papa wanjye, ntabwo nyine birenze, ariko nakubeshye mba ndi ahantu rwose numva nyine hanshimishije. Naho rero Naomi ahita amubwira ati icyangombwa ni ibyishimo, ni uko wishimye. Naho rero Enzo ahita amubaza ati wowe se nawe urishimye? Naomi ahita atekereza iryo jambo amubwiye, maze rwose akumva ibyishimo ntabyo afite habe na gatoya, kubera yuko ibintu akora byose nibyo nyine aba ameze nk'uwategetswe. Naho ibyo yifuza ku giti cye ntabwo ajya abikora, kuko kera yarotaga kuzaba umushushanyi kabuhariwe, yumvaga azagira inzu ye rwose igurisha amataburo. Ariko ntabwo ariko byagenze, kubera yuko ntabwo rwose Dione yamureka ajya kwirirwa akora mu marangi ashushanya. Ikindi kandi ibyo akunda n'ibyo yifuza ntabwo rwose Dione bimureba, ikimureba ni ifoto, uko bagaragara nyine imbere y'abantu, ibindi byose ntibimureba. Mu kanya gato rero aba amaze nyine kumukorera imodoka, maze agahita amubwira ati noneho wakongera ukayatsa tukareba.
Naomi rero arayatsa agahita asanga imodoka yakoze neza cyane, aba yumva bimubabaje ko rwose bikoze vuba maze ntibabashe kumarana umwanya. Sinzi impamvu aba yumva yaryohewe rwose n'ibiganiro bya Enzo cyane. Ahita abaza Enzo ati hanyuma rero ndakwishyura angahe? Aba ari gushaka nyine isakoshi ye kugira ngo amwishyure, naho Enzo ahita amubwira ati oya rwose bifate nyine nk'aho ari ubucuti bwanjye nawe butangiye, ntabwo nshaka ko unyishyura, bifate nk'aho nyine uri inshuti yanjye maze nkaba nguhaye serivisi. Naomi rero mu mutima we aba yumva rwose yifuza ko baba inshuti, gusa nanone aba yumva bimuteye ubwoba kuko ukuntu aba atekereza uyu musore aba yumva bishobora kuzamuviramo ikibazo, ariko nanone ahita amubwira ati yego rwose nakwishimira kuba inshuti nawe. Naho rero Enzo nawe ati nanjye nuko nakwishimira rwose kuba inshuti nawe. Bahana rero ibiganza nkaho nyine bemeranyije yuko ubushuti bwabo bugiye gutangira. Naomi rero arataha, gusa nyine nta kindi kintu atatekereza, ataha yitekerereza iri garaje n'uyu musore. Agera rero mu rugo maze akicara nyine mu cyumba akiri kwitekerereza, ajya kubona akabona message ivuye kwa Dione ati ntuntegereze, inama ndabona yatinze, ndataha ntinze cyane. Muri kano kanya Naomi nyine ahita ababara kubera yuko nta mwanya rwose aba afite mu buzima bw'uyu musore. Ukuntu rero baba barabanye amukunda cyane, ariko nyamara rwose ntabwo aba ajya amuha umwanya. Abatekereza ko ahari yakunze umuntu rwose utari uwa nyawe. Muri aka kanya rero akiri kwibaza ibi, ahita afata telefone maze akareba nimero kuri ya karite ya Enzo, agahita amwoherereza message ati wakoze rwose uyu munsi, wakoze kuri buri kimwe. Naho Enzo ahita amusubiza byihuse cyane ati igihe cyose uzakenera serivisi nabasha kuguha uzaze rwose nzaba mpari, ikindi kandi ugire inzozi nziza urote neza. Iri jambo rero rikora ku mutima Naomi kubera yuko uyu musore amagambo aba amubwira ni amagambo aba amaze imyaka myinshi cyane rwose atumva habe na rimwe. Naomi rero atangira kujya ajya kureba rwose Enzo n'iyi modoka yaba ifite akabazo gato cyane, kubera yuko aba yumva nyine kumubona ari ibintu by'igiciro. Kubera ko rero bari baranatangiye kuba inshuti nyine batangira kujya bajyana ahantu maze bagasangira agakawa. Umunsi umwe rero Enzo amujyana ahantu nyine maze akamubwira ati ahantu rero niho nsanzwe nyine nza kunywera ikawa, ahangaha niho mu isi yanjye, abantu baha bose baranzi, ibintu bihari ntabwo rwose bihenze, ariko ndakubwiza ukuri mba numva mpishimiye, ndabizi neza ko ntaho bihuriye n'ibyo wowe usanzwe ubamo, ntaho hahuriye naho usanzwe usohokera. Naho Naomi ahita amuca mu ijambo ati yego rwose ntaho hahuriye, gusa nyine hano ndahiyumvamo cyane, ndumva nahakunze, ikindi kandi ibintu bya hano byose bimeze neza cyane, biraryoshye ntakubeshye, ndumva nishimye kurenza uko naba narigeze gusohokera ahandi hantu aho ariho hose. Umunsi umwe rero baba biyicariye nyine aha hantu bakundaga gusohokera bishimye, bari guseka, bari kwirira baga, ubona nyine ibyishimo ari byose. Maze Naomi yareba inyuma y'idirishya akabona umwe nyine mu bagore b'abakire cyane bajyaga bakunda gusangira, aba nyine ari umwe mu nshuti za hafi cyane za Dione. Abona rero abitegereje maze umutima ugahita umuvamo, kubera yuko ahita atekereza ati kuba ambonye hano hantu ndetse ndi kumwe n'uyu musore, ndakeka ko rwose atari ibintu byiza habe na gatoya. Ahita rero ahaguruka yihuta maze agatangira kwegeranya ibintu bye byose ati umva ndagiye nyine ihangane ngende. Naho rero Enzo ahita amubwira ati kubera iki wihuse, ndifuza ko rwose twaba turi kumwe maze tukamarana umwanya, kubera ko ndabizi neza Dione ntawe uhari. Naho rero Naomi ati yego rwose ntawe uhari. Enzo ati nari mbizi,
Diyone nta munsi n'umwe yaba ahari ku bwawe, ahora ashaka amafaranga gusa. Ndashaka kukubaza, ni nka ryari yaba aheruka kukubwira ko agukunda? Ni ryari se yaba aheruka kukubwira ko uri mwiza? Ahubwo se ni ryari yaba aheruka kukubaza uko umeze, uko wiyumva, ikintu wifuza gukora, aho wifuza kujya? Mbese ni ryari yaba aherutse rwose kugutega amatwi uri kumubwira ibyerekeranye n'amarangamutima yawe? Naho rero Nawomi acyumva ibi bintu nyine amarira atangira kuza mu maso ye, kubera ko uretse no kuba adaheruka kubimubwira, ahubwo atekereza neza akumva ntiyigeze anamubwira ibyo bintu mu buzima bwe bwose. Gusa nanone aba agomba nyine gutaha, ahita nyine abwira Enzo ati erega njyewe nta kibazo rwose mfite, mbayeho neza, ndi mu buzima bwiza, nta kibazo na kimwe mfite. Naho rero Enzo aterega icyangombwa ntabwo ari ukubaho neza no kuba mu buzima bwiza, ahubwo icyangombwa ni umunezero. Mbese uwo munezero waba ufite? Nawomi aratekereza maze akumva rwose ntabwo akwiriye gusubiza Enzo, kubera ko nta kintu cyo kumusubiza aba afite. Ahita rero amwiyaka mu kuboko, maze agahita asohoka yihuta, agahita ajya mu modoka akagenda. Gusa nyine agenda atekereza kuri aya magambo yose yamubwiye. Umunsi wakurikiye rero arabyuka, maze agasanga Diyone yibereye muri biro, yibereye nyine mu kazi, ntabamwitayeho habe na gatoya. Aramwitegereza maze akareba ukuntu aba aseka ari kuri telefone, akareba ukuntu aba asekana uburyarya, kubera ko nyine aba asekera abo bantu nyine bakorana, abo bantu bamwinjiriza amafaranga. Mu by'ukuri aba aseka ubona bitamuvuye ku mutima, maze agahita yitekereza ukuntu Enzo aba ari guseka ubona nta buryarya afite habe na gatoya. Akiri gutekereza ibyo ahita yumva akamesaje, maze yareba agasanga ni Enzo umwandikiye ati ndumva rwose nkumbuye inseko yawe, nkumbuye kukureba mu maso, nkumbuye kwa kuntu wirebera utuje. Nawomi rero akibyumva ahita afata nyine iyi telefone maze akayishyira mu gituza cye, akamera nk'umuntu yihobereye, agahumiriza. Aba yumva nyine ibyishimo biri kumurenga mu mutima we. Ahita atekereza ati mu by'ukuri maze rwose gukunda Enzo cyane, ariko ndakeka nta kintu cyiza na kimwe kibirimo. Nubwo niyumva rwose nezerewe cyane, nubwo numva mu ruhande rwe ariho nakabaye ndi, nubwo mba numva ikintu naburaga mu buzima ubu ngubu noneho ngifite, mba numva mfite umunezero iyo ndi gutekereza kuri Enzo. Ariko rwose ibi bintu singomba kubigumamo kuko ndabizi byazarangira nabi cyane. Nyuma y'iminsi mike rero, inkuru nyine y'uko Nawomi ndetse n'undi musore bari bari muri resto iciriritse cyane rwose itangira gukwirakwira. Ubwo ni wa mugore nyine warababonye utangira kuyikwirakwiza, abantu bose batangira kugenda babyongorerana, bati uriya mukobwa se ufite fiyanse w'umukire kuriya ni gute asohokera mu tu resto duciriritse bigeze aho ngaho? Nawomi rero atangira kujya abona abantu bose iyo bamubonye batangira kugenda bongorerana, ariko nyine ntabwo rwose abyitaho. Nyuma rero y'iminsi mike, umunsi umwe nyine aba ari ku mugoroba bari kwitegura bagiye kujya mu birori n'ubundi na Diyone. Maze Diyone ari gufunga nyine karavate ye neza, ahita amubwira ati ariko hari umuntu wambwiye ngo yakubonye muri resto, ahita amubwira nyine izina ryayo. Naho rero Nawomi ahita yumva nyine ubwoba bumwishe, maze agatangira kwikora ku maherena nk'umuntu nyine ubuze icyo akora. Ahita amubwira ati yego, kubera ko rwose Nawomi ntabwo kubeshya byari ibintu bye. Naho rero Diyone ati hanyuma se kubera iki rwose wagiye muri iyo resto, wari wagiye gukoramo iki? Nawomi ati nyine numvaga rwose nkeneye gufata akayaga, numvaga nkeneye gutembera nkareba nyine nuko abandi bantu babayeho. Naho rero Diyone ahita amubwira ati gusa nyine ntabwo ari byiza habe na gatoya, ntabwo byagaragaye neza, jya wicunga, ntabwo ugomba kujya aho ubonye hose, ntabwo kandi ugomba gukora ikintu cyose uko ugitekereje, kubera yuko icyubahiro cyacu kigomba nyine kurindwa uko byagenda kose. Kuri iyi nshuro rero Nawomi nanone yongera kumva ababaye,
kubera yuko uyu musore atajya yita ku marangamutima ya Naomi, atajya atekereza ku kintu Naomi yaba akunda, ahubwo icyo areba gusa ari uko bagaragara muri sosiyete. Iminsi rero yakurikiye, noneho Naomi na Enzo baba bagerageza nyine guhurira ahantu hihishe mo gatoya, maze rwose bagasangira agakawa ubundi bakaganira. Umunsi umwe rero Enzo aba ari kubwira nyine Naomi ukuntu yifuza kuzagura igaraje rye n'ukuntu yifuza kuzatera imbere nyine, gusa nyine aramubwira ati ariko nyine mba ngifite imbogamizi, nk'ubu rwose banki ntabwo irampa inguzanyo kandi narayisabye, gusa nyine ntabwo mba nifuza guhenda abakiriya banjye kubera yuko abakiriya kenshi bangana ni abantu nyine b'abakozi uba ubona nabo bakeneye ubuzima, mbese ni ba bandi baba bakeneye imodoka zabo ngo zibajyane ku kazi, zibajyane gufata abana babo. Ubwo rero nirinde rwose kubashyiraho ibiciro binini kubera ko mba mbona ko nabo nyine bakeneye kubaho, nibyo bituma nyine ntatera imbere cyane kubera ko ntajya nca amafaranga nk'ayandi magaraje aca. Ibi bintu rero none bikora ku mutima wa Naomi kubera ko yumva uyu musore nyine afite umutima mwiza ndetse rwose ari umuntu ushyira mu gaciro, utareba amafaranga nk'aho ari cyo kintu cy'ingenzi cyonyine kimuri imbere. Ahita rero amubwira ati ni ukuri ubuzima rwose ubamo butandukanye cyane n'ubwo mbamo. Ahita atangira kumubwira inkuru z'ukuntu yahuye na Dione, ati kera rero nakoraga nyine muri galeri ahantu nyine bacuruza amataburo, numvaga nishimye cyane nkora aho hantu kubera ko naho hampaga inzozi z'uko ngomba kuzagira nanjye galeri yanjye maze nkajya nyicururizamo amataburo. Ati rero nyine umunsi umwe hari habaye expo, maze nyine abakire bose bari baje nyine kugura amataburo. Uwo munsi rero nibwo nahuye na Dione, nkimubona nataye umutwe neza neza, nabonaga ari umusore w'igikundiro, natekerezaga ko ibyishimo byanjye byose biri kuri we. Naramukunze rero birarenga, ariko urukundo namukundaga ahari ntabwo rwose rwangarukiraga. Narebaga uwo musore nkabona ngiye kwibera mu ijoro rito neza neza. Yari umusore ufite indege ye bwite, wahoraga ansohokana mu maresito ahenze cyane, ndetse tugahora tujya nyine ahantu mu birori nabyo byateraniyemo nyine abantu b'abakire cyane. Gusa nyine naje gusanga nta munezero w'ibyo rwose. Naho rero Enzo ahita amubaza ati hanyuma se ukimubona ko wataye umutwe ukamukunda cyane birenze ubu bwo bimeze bite? Naomi rero ahita amubwira ati nasanze rwose meze nk'umuntu wari uri mu nzozi kubera yuko nisanze ahari urukundo ntanga rutangarukira. Mu by'ukuri Dione nta kindi kintu na kimwe ajya atekereza uretse akazi, uretse amafaranga, ntabwo rwose yakubonera umwanya habe na gatoya. Ikintu rero nahereye kera nibaza, nifuzaga ku musore uwo ari wese tuzakundana, nifuzaga yuko uyu musore yazaba umuntu umpa umwanya akanyitaho, ndetse rwose utuntu twose duto duto akaduha agaciro, ariko nyine byarangiye mbibuze rwose. Hashira iminsi rero, uyu munsi nyine haba hari abashyitsi bari buze kwa Dione, baba bagomba rero gutegura amafunguro. Birumvikana nyine Naomi aba agomba kureba abari gutegura uko bari gutegura. Abari rero mu gikoni, maze akumva akamesaje karaje, areba rero kuri telefone, maze agahita asanga ni Enzo uba umwandikiye ati ndagukunda cyane rwose, umutima wanjye nta handi uri uretse kuri wowe, ni wowe wenyine ntekereza. Agisoma rero iyi mesaje ahita akanura ukuntu, ku buryo abo bari bari kumwe babona ko rwose ari ikibaye, bati umeze neza se? Akijijisha ati yego umeze neza, gusa nyine aba yumva rwose nk'umuriro uri kumwiruka mu mubiri. Uyu mugoroba rero aba yicaye nyine iruhande
rwa Diyone nk'ibisanzwe, gusa aba yumva neza neza ari nk'igihano kubera ko ibyishimo nta na bike aba afite, aba ari kwitekerereza nyine kuri ya mesaje ndetse ari no kwitekerereza ku bindi biganiro byose ajya agirana na Enzo. Si we ubona rero abashyitsi bataha ahita agenda maze agahagarara kuri bariko, ahita afata telefone agahita yandika mesaje asubiza Enzo ati nanjye ndagukunda cyane ariko nanone mfite ubwoba. Enzo rero ahita amusubiza byihuse ati birashoboka se ko ejo twahura hantu n'ubundi dusanzwe duhurira? Naomi rero abitekerezaho kuko rwose aba yumva ko byanze bikunze igisubizo agiye kumuha gishobora kuzahindura ubuzima bwabo ibihe byose. Gusa abitekerezaho maze agasanga umunezero we uri iruhande rwa Enzo, kuko iyo babaga bari kumwe nibwo yasekaga, ni nabwo yishimaga, nibwo yumvaga nta kintu na kimwe abura mu buzima. Ahita amusubiza ati yego. Buracya rero maze Naomi akabwira nyine umu asista wa Diyone ati uyu munsi ndumva ndwaye umutwe kandi cyane rwose, rero ntabwo ndi bubashe nyine kuzana na Diyone, ntabwo turi bubashe kujyana, ubwo nyine uza kubimumbwirira kuko ndumva meze nabi cyane. Diyone rero we aba yagiye nyine birumvikana, naho rero Naomi ahita yifatira taxi voiture maze akagenda nyine akajya ahantu aba agomba gusanga Enzo. Asanga rero Enzo yahageze kare maze bagikubitana amaso bose bagahita bamwenyura. Enzo rero ahita abwira Naomi ati nari mfite ubwoba yuko rwose utari buze. Naho rero Naomi atumva mba mfite ubwoba bw'ibintu byinshi, ariko rwose ubwo kuza ahantu ndi bugusange ubwo ntabwo mba mfite habe na gatoya. Ndabizi nyine ibi bintu ntabwo byoroshye, abantu bagiye gutangira kuvuga ibyo bashaka, ariko nibavuge, ndambiwe rwose kubaho nijijisha, ntabwo nakomeza gufata ibyishimo byanjye ngo mbigurane uko abantu bambona, mbigurane ibyishimo by'abandi. Uyu munsi rero Naomi abwira Enzo ko rwose agomba kubwiza ukuri Diyone, maze akamubwira ko asigaye akunda Enzo. Gusa nyine ikibabaje, Diyone abimenya mbere y'uko Naomi abimubwira. Wa mugore nyine wahoraga abagendaho cyane, noneho aba yarashyizeho umuntu uzajya ukurikira Naomi ahantu hose agiye maze agafata amafoto. Hano rero aragenda agafata amafoto meza meza rwose agaragaza yuko ari mu rukundo ndetse na Enzo. Uyu mugore rero arayazana maze akabwira nyine Diyone ati hari ikintu nshaka kukwereka. Amwereka rero aya mafoto. Diyone aragenda akagwa mu kantu neza neza akumva yenze nko gusara. Naomi rero arataha maze nyine akigera mu rugo ahita asanga Diyone yarakaye yabaye undi muntu. Ahita afata amafoto maze akaba yakubise ku meza ati ngaho nsobanurira ibi ngibi. Naomi rero akireba ahita asanga rwose ari amafoto ateye ubwoba, aho yabaga ari guhoberana na Enzo, aho babaga bari kurebana nyine akana ko mu jisho, aho babaga bafatanye mu biganza barebana ukuntu. Ahita amubwira ati gusa nyine nta kintu rwose cyabaye hagati yacu. Naho Diyone atushatse kuvuga se ko ari ubucuti gusa? Naomi ati cyane rwose wabimenye. Naho Diyone ati hanyuma abantu bose b'inshuti zawe ni ukubareba. Agenda amwereka amafoto nyine agaragaza rwose urukundo rwe hagati ye ndetse na Enzo. Naomi rero abona ko nyine n'ubundi ntacyo aramira, maze agahita amubwira ati gusa nyine numvaga rwose nitegura kubikubwira. Naho Diyone ati wumvaga uzabimbwira ryari? Mumaze kubonana inshuro zingahe mwihishe? Mumaze kumbeshya inshuro zingana iki? Uzi ibi bintu icyo bigiye gukora ku izina ryanjye? Uzi ukuntu bigiye kugaragaza isura yanjye nabi? Kuri iyi nshuro rero nanone Naomi yongera kubabara, kuko aba ahise yumva ko nta kindi kintu na kimwe uyu musore ashyize inyuma ashyize imbere. Ntabwo aba atekereza yuko agiye kubura uyu mukobwa cyangwa se hari ikindi kigiye kwangirika. Ikiba kimubabaje ni ukuntu bizagaragara imbere y'abantu.
Mu mutima rero wa Naomi ahita avuga ati rwose umwanzuro nafashe ni uwa nyawe, gusa nyine ntabwo abibwira uyu musore. Dion rero ahita afata telefone maze akabahamagaye kuri banki ati harya Enzo ntiyashakaga ko muzamuha inguzanyo? Banki bati yego. Naho rero Dion ati ntimuzagerageze rwose kuyimuha. Naomi acyumva ibi ahita abwira Dion ati ariko ni ukuri utangiye rwose kurengera, kubera ko ibibazo biri hagati yanjye nawe, sinibaza impamvu utangiye kuzanamo na Enzo maze ukinjira mu buzima bwe bwite. Naho rero Dion ahita amubwira ati iyo aza kumenya ubwenge aba yaratekereje ibyo byose mbere y'uko atangira kwiyegereza umukunzi wanjye. Naomi rero akomeza kumubwira ati gusa nyine nukomeza rwose gushaka kumwangiriza ubuzima, nanjye nzajya gushaka abanyamakuru maze mbabwire ibyawe byose, mbabwire uburyo ubonamo amafaranga, mbabwire uko ubayeho kose. Naho rero Dion ati urakeka rero bakumva se? Ntabwo bakumva rwose, ngenda umukire cyane kandi abantu baranyizera, ijambo wavuga ntabwo bashobora kuryumva, ahubwo nyine bazagufata nk'umukobwa waje akurikiye amafaranga none akaba asigaye anca inyuma n'umukanishi. Naho rero Naomi ati ariko ntabwo rwose nigeze nguca inyuma, gusa nyine ndamukunda, ntabwo rero rwose naguciye inyuma. Naho rero Dion ati urukundo uramukunda? Ati ariko niwe mukobwa w'ikigoryi nigeze mbona, uramukunda se ngo azakumarire iki? Yageze ku kisi? Njye naguhaye icyubahiro, naguhaye ibintu byose, hanyuma uriya musore se azakugeza kuki? Naho Naomi ati rero ibyo wampaye rwose nta mumaro byigeze bingirira, ariko uriya musore ureba yampaye umunezero. Naho Dion ati umunezero se uzawurya? Umunezero se ni indege bwite uzajya ugendamo? Umunezero se ni imodoka nziza? Ni amafaranga se? Ni imyenda ihenze wambara? Naomi ati nyine ibyo byose ntabwo rwose mbikeneye, ahubwo uwo munezero ni wo wonyine nkeneye. Ikindi kandi ndarambiwe rwose kubaho muri buno buzima, ntabwo nakomeza kubaho gutyo. Ahita yinjira mu cyumba cye rero maze agatangira nyine kuzinga imyenda yashyira muri varize. Naho rero Dion ahita amubwira ati nizere ko rwose nusohoka ngaha utazigera ubyicuza, kuko ntuzongera kugaruka ukundi, kandi ndabizi yuko uzabyicuza. Naho Naomi ati ntabwo rwose nzigera mbyicuza habe na gatoya. Naomi rero arasohoka maze agatega tagisi voiture. Akimara kuyicaramo ahita afata telefone maze agahamagara Enzo ati ndi mu nzira nza kukureba. Naho rero Enzo wumva mu ijwi rye nyine nta byishimo birimo ahita amubaza tumeze neza? Naomi ati yego rwose meze neza. Enzo rero ahita ahagarara nyine ku muhanda aho ngaho imbere y'igaraje rye, maze yajya kubona akabona tagisi voiture iraje igihagarara, ahita afungura maze agahita afata ukuboko Naomi akamufasha gusohoka muri iyi modoka. Nta kintu na kimwe aramubaza, ahita amuhobera cyane maze akamukomeza. Naomi rero amarira bari gushoka ku maso ye ati byagenze bite? Naho rero Naomi ati nahisemo wowe, nahisemo umunezero, ndabizi neza ibigiye gukurikira si byiza habe na gatoya, agiye gutangira kugusenya ndetse nanjye no kunsenya, ariko ni wowe nahisemo. Naho rero Enzo ahita atangira kumuhanagura ku maso ati uko byagenda kose njye nawe turi kumwe, kandi nyine ibyo bintu byose tuzabicanamo njye nawe, tugomba guhagarara kigabo, gusa nyine ndagukunda, ibyo byo ntuzabishidikanyeho, urukundo ruri mu ruhande rwawe. Ahita akomeza nyine kumuhanagura amarira ariko amusoma ku gahanga yongera amuhobera kugira ngo nyine amukomeze. Uyu munsi rero Naomi rwose arara mu munezero kubera ko aba ari kubona ari kumwe n'umusore yakunze bya nyabyo. Ntabwo rwose mu nzu ye haba hari ibintu birenze, ariko nanone haba hari umunezero. Ntabwo rero bitinda rwose, Dion we ntabwo aba yicaye kuko aba ashaka kwihorera kuri aba bombi uko byagenda kose. Umunsi wakurikiye rero telefone ziba ziri gusimburanwa kuri telefone ya Enzo, habanza guhamagara banki bamuhakanira ko rwose batakimuhaye nyine inguzanyo. Mu kanya rero
ubwishingizi bwe bw'igaraje nabwo buramuhamagara maze bakamubwira ko rwose batagikeneye nyine ko bagumana kontara y'ubwishingizi. Mu kanya gato cyane abantu bose baba bamuzanira nyine ibikoresho bose batangira kumuhamagara bamubwira ko nyine kontara zabo bashaka ko zirangira. Mu by'ukuri ibintu nyine biramucanga, naho Nawomi aba abona ko urukundo yakunze Enzo rushobora kuba ari ikibazo cyane kubera ko aba abona ari kugenda amujyana habi. Ahita rero amubwira ati ndakwinginze rwose umbabarire, byose ni amakosa yanjye, ahari iyo ntaza kwinjira mu buzima bwawe nta kibazo na kimwe uba ufite. Naho Enzo ahita amwegera maze akamuhobera akamukora mu misatsi buhoro buhoro ati humura rwose mukunzi, ntabwo ari ikosa ryanjye nta nubwo ari ikosa ryawe, twebwe icyo twakoze nicyo imitima yacu yadutegekaga, ibindi rero byihorere, humura tuzabihagararamo neza, icyangombwa ni uko ngufite iruhande rwanjye. Iminsi yakurikiye rero abakiriya bagenda bagabanuka kubera ko umuntu nyine aba yarashyize ibintu nyine ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko iri garaje rikora nabi cyane rwose, nta bakozi b'abahanga babamo. Abakiriya rero babo b'imena nibo babashije kuhaguma, naho rwose abashyashya nta mukiriya n'umwe mushyashya bari bakibona. Amafaranga rero agenda agabanuka kandi mu by'ukuri Nawomi we rwose nta mafaranga yari afite kuko nubwo yabanaga n'uyu musore w'umukire cyane, ibintu byinshi yari afite by'igiciro byabaga ari by'uyu musore yamuguriye. Agiye kuvayo rero nta kintu na kimwe yashakaga kuhavana, yaba imikufi ihenze, yaba imyenda ihenze, byose rwose nta na kimwe yashakaga kujyana kuko byari gufatwa nk'aho rwose uyu mukobwa yari yarakunze Dione amukurikiyeho amafaranga, kandi ntabwo ariko byari bimeze kuko yari yaramukunze n'umutima we wose, ahubwo we amuburaho urukundo. Ibibazo rero bikomeza kugenda byiyongera. Umunsi umwe rero baba bari mu igaraje nyine bari mu kazi, Nawomi aba ari gufasha Enzo mu byerekeranye nyine no gusukura imodoka. Aba yiyambariye agapira ndetse n'akajinisi gasanzwe rwose. Ajya kubona akabona rero umwe mu bafatanyabikorwa ba Dione araje yambaye neza nyine nk'ibisanzwe nk'uko yabaga ameze, yitegereza nyine iri garaje, akitegereza ukuntu uyu mukobwa asa, maze agahita amubwira ati ndabona rwose bitandukanye n'uko wari umeze ukiri kwa Dione. Naho rero Nawomi ati hanyuma se ukaba uje gukora iki hano? Uyu mugabo ahita amubwira ati ikinzanye hano ni ukubafasha. Nawomi ati bimeze bite? Naho rero uyu mugabo ati nyine ndifuza yuko naza atumira itangazamakuru maze ukaribwira ibintu byose uzi kuri Dione. Nahereye kera nifuza rwose kumugusha, none ibi ngibi biri kuba rwose byabimfashamo maze nkamutura hasi. Ahita rero akomeza abwira Nawomi ati nzaguha amafaranga menshi cyane, nzandika nyine amazeru menshi cyane rwose ku buryo amafaranga nzabaha azabagirira umumaro, mutazongera gukenera amafaranga na rimwe. Nawomi ati hanyuma rero urashaka ko mba umugambanyi kugira ngo mbone amafaranga? Naho uyu mugabo ati ariko n'ubundi uzaba uri kuvuga ukuri, uzavuga ibintu byose uzi, ubuzima bwe bwose tubushyire hanze. Nawomi rero ahita amubwira ati hoya, uwo rwose ntabwo ari we ngewe, ntabwo nshobora nyine kugambanira umuntu bigeze aho, ntabwo nabikora, ahubwo igendere, sohoka muri iri garaje rwose, nta bufasha bwawe dukeneye. Uyu mugabo rero aragenda maze Enzo agahita aza agahobera Nawomi ati komera rwose mukunzi, humura humura, tuzabona ikindi gisubizo cy'uko tuzakemura ibibazo. Naho rero Nawomi aba atangiye kugenda acika intege kuko aba atangiye kugenda abona ko nyine inzira nyinshi rwose ziri kugenda zifunga. Ibintu biba biri kugenda kandi bimera nabi ku buryo rwose baba bari kugenda nyine bajyamo imyenda myinshi, yaba iy'imisoro, yaba kandi iya hano hantu nyine baba bakodesha muri iri garaje. Enzo rero aba atangiye kubona ko byanze bikunze iri garaje rwose bashobora kuzariteza icyamunara kubera kutabona nyine amafaranga yo kwishyura. Ikindi kandi nta banki n'imwe iba yifuza kuba yamuha ideni, nta n'abakiriya aba akibona benshi. Ibintu rero rwose biba biri kugenda biba bibi kurusha. Umunsi umwe rero bari mu igaraje haza nyine umukiriya wari umukiriya rwose w'imena wa
Enzo akiza rero aje gukoresha nyine imodoka ye, Enzo rero ahita amubwira ati ni ukuri murambabarira rero nta mafaranga rwose mfite yo kugura nyine amapiyese ahenze cyane, ahari nashaka nyine piyese iciriritse ariko iri bukore neza. Naho rero uyu mukiriya ati humura rwose ntuhangayike, ndabizi nta na rimwe wigeze untuburira, ndabizi kandi uri umukozi w'umuhanga ndetse rwose uvugisha ukuri, hanyuma rero ntugire ikibazo, ndifuza nyine kuguha amafaranga ni makeya ariko nyine uyakoreshe maze ube wabasha nyine kugura amapiyese wazakoreshereza abantu iyo baba ari bakeya. Iki gikorwa rero gikora ku mutima Naomi maze kigatuma atekereza cyane. Ku mugoroba rero batashye bari gufata amafunguro, Naomi agira agatekerezo maze agahita abwira Enzo atari ko hari ikintu nari ntekereje, urabyumva ute turamutse nyine dufashe utuvidewo uri gukora nyine amamodoka ukorera aba bakiriya bawe b'imena maze tukajya tudushyira ku mbuga nkoranyambaga. Naho rero naho rero Enzo ahita amubwira ati ariko ibintu rwose by'amagaraje ntabwo ari ibintu bya ku mbuga nkoranyambaga. Naomi rero ahita amubwira ati humura ndaje rwose mbikwereke, nkwereke uko tugomba kubigenza. Buracya rero maze Naomi agatangira kujya afata telefone akajya afata utuvidewo twose Enzo ari gukora imodoka ndetse akanerekana nyine abakiriya ukuntu baba bishimye nyuma yo kubakorera. Agenda rero adushyira ku mbuga nkoranyambaga maze n'abakiriya bamwe bamwe bakagenda bashyiraho amakomantere y'ukuntu rwose banyurwa na serivisi bahabwa na Enzo. Ibintu rero bitangira kongera bikaba byiza, abantu bagatangira kongera kubizera, abakiriya baratangira bakaza. Birumvikana nyine Diyone ntabwo aba atuje, nabo bakomeza gushaka ibintu bibasubiza hasi, ariko nabo nyine bagakomeza kurwana intambara. Umunsi umwe rero Enzo ndetse na Naomi baba bari mu igaraje nk'ibisanzwe. Enzo rero yakira telefone y'umwe mu bashuti be maze agahita amubwira atumva hari igaraje rigurishwa kandi nyine rimeze neza cyane, nuko nyiraryo nyine agiye kujya mu zabukuru ntabwo agifite imbaraga zo gukora, ariko ndakubwiza ukuri kuramutse uriguze naryo nyine rikaba irya kabiri kuri iryo ufite waba rwose uhagaze neza cyane. Amwoherereza amafoto maze Enzo akirireba agahita rwose atangira nyine kumwenyura. Riba ari ryiza rifite ibikoresho byiza cyane ndetse ari na rinini, abarireba bakabona aramutse aryongeye kuri rafite yahita rwose atera imbere byihuse. Yereka rero Naomi maze akamubwira ati iyi garage rwose ni nziza cyane, ikibazo nyine nuko nta mafaranga, ikindi kandi nta banki n'imwe yakwemera kutuguriza. Akibwira Naomi gutya rero Naomi ahita akubita agatima ku muntu, ahita amubwira ariko ntekereje umuntu wadufasha. Ati nyine meya wa kano karere tubamo ni umukobwa, uyu mukobwa rero yigeze nyine kuba fiance wa Diyone, kandi uyu mukobwa yanga Diyone cyane kubera ko nyine nawe yamukoreye ibintu bibi cyane, kandi nyine uyu mumeya afite rwose mu nshingano ze ubufasha bwo gufasha nyine akarere ke. Ndakeka rero dushobora kumwegera maze tukamusaba ubufasha. Batangira no gushaka rendezvous yo kugira ngo bazahure nawe, biba bigoye ariko bigeraho nyine bikemera. Umunsi rero bajyayo Naomi nyine atangira kumubwira uko byagenze, ukuntu nyine ubu ngubu Diyone ashaka kubasenya ibyo yabakoreye byose, maze uyu mukobwa nyine agaseka atumva ndamuzi cyane rwose, yigeze kuba fiance wanjye, ndamuzi azakora ibishoboka byose kugira ngo abasenye, gusa nyine ndabafasha rwose byanze bikunze, ariko nanone ndabaha kondisiyo, ndifuza yuko amafaranga ngomba kubaha mugomba kuyakoresha nyine, nta nubwo nifuza kubafasha ngo mugure igaraje rimwe, ahubwo muzagure amagaraje menshi, n'iryo mwari murimo nyine mwishyure iyo misoro murimo n'ibindi byose. Gusa nyine kondisiyo ni uko mugomba kuzajya mukora neza, mugakorera abakiriya neza kandi mutabasondetse. Nibyo nifuza kuko nanjye nifuza ko n'akarere kanjye gatera imbere. Ikindi kandi muraba mumfashije rwose kubabaza Diyone, kuko nta kintu kimwe cyababaza Diyone nko kubabona mutera imbere kandi yarabafungiye amazi n'umuriro ahantu hose.
abaha rero amafaranga maze bakagenda bakagura rya garaje bagatangira kuritunganya na rya rindi ryabo bakaryongeramo ibikoresho, mbese ibintu bikongera bikagenda neza, bagakomeza kandi kuzajya bafata amafoto n'amavidewo bayashyira ku mbuga nkoranyambaga, abakiriya bashyashya bagatangira bakaza ndetse n'abari basanzwe barabiretse nabo bakaza, amagaraje nyine atangira rero kongera gutera imbere rwose. Aya makuru ntabwo atinda kugera kuri Diyone, akiyamenya agahinda karamwica kubera ko ababona atangiye gutsindwa kandi ubusanzwe yari umugabo utajya utsindwa habe na gatoya. Ibinyamakuru rero nabyo rwose ntabwo biba nyine bihwema kwandika bavuga bati umukobwa yataye umusore w'umukire cyane maze yisangira umusore ukora mu igaraje. Birumvikana ibi bintu rwose biba biri gusabya cyane Diyone. Mama rero wa Diyone nawe atangira kubyinjiramo ko ababona umusore we ari gusaba cyane. Araza rero umunsi umwe maze akaza muri iri garaje, akibona nyine Naomi ahita amubwira ati naha rero wahisemo kuza, aho rwose kuba uri kugenda mu ndege no kuba uri gutwara imodoka zihenze cyane wahisemo kuza kwirirwa wisiga aya mavuta y'imodoka. Naho rero Naomi aseka ati cyane rwose, ahangaha niho umunezero wanjye uri, ndetse ahangaha niho niyumva rwose nk'umuntu uri mu rugo. Mama rero wa Diyone ahita amubwira ati ngewe ndashaka kuguha amafaranga menshi cyane cyane, ariko maze ukareka nyine uyu musore mugatandukana, nta kibazo niyo utasubirana n'umuhungu wanjye, ariko nibura ugende ujye ahandi hantu kure, ariko unatandukane n'uyu musore ku buryo nta kinyamakuru kizongera kwandika ku nkuru yawe nawe. Naho Naomi rero ahita aseka ati hanyuma se uri kumva amafaranga yanyu yagura ibintu byose nanjye akangura? Ntabwo bishoboka rwose, urukundo rwamaze kungura kera, rwaranyishyuye kandi ikiguzi ntaragishimye. Umusore turi kumwe niwe musore w'inzozi zanjye, sinamusiga habe ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Amafaranga yawe nta mumaro na muke rwose afite muri iri garaje, aho dusanze igifite umumaro ni urukundo. Muri ako kanya rero Enzo ahita aza ati wowe se kandi urakora iki hano? Naho rero mama wa Diyone ati nta kintu njya mvugana n'abantu bambaye nyine amataburiya y'abakanishi, ati ndi kuvugana nyine n'umukazana wanjye. Naho rero Naomi ati ariko ntabwo ndi umukazana wawe rwose, byararangiye. Ahita yifatira ku rutugu Enzo ati uru ni rwo rukundo rw'ubuzima bwanjye, kandi rwose cyaba cyiza ni uko wava nyine muri rino garaje kubera ko ntabwo mufite karibu hano. Aragenda rero ariko akamubwira ati ntabwo birangiriye aho rwose, ntabwo wakomeza kudusebya gutyo. Akimara kugenda n'ubundi nyine Enzo ahita afata Naomi maze akamuhobera ati komera mukunzi, twarabyiyemeje ko tugomba gukomera kandi tukarwana iyi ntambara turi kumwe, humura rwose tuzayitsinda. Diyone we rero abona ibintu byose byanze, umusore utajya wemera gutsindwa habe na gatoya kuko atekereza ko amafaranga afite nta kintu na kimwe atakora. Atangira noneho kugenda nyine yinjira muri famiye ya Enzo, agatangira nyine kugenda abatera ubwoba, akajya atuma abantu bakajya kubabwira nyine ko bagomba kwimuka muri izo nzu babamo, mbese agatangira kuzambya famiye cyane. Umuvandimwe rero wa Enzo aramuhamagara maze akamubwira ko rwose hari abantu bari kujya babatera bakababwira yuko bagomba kwimuka muri izo nzu barimo byanze bikunze. Naomi akibyumva ahita yumva ko n'ubundi ari igikorwa rwose cya Diyone. Naomi rero ararakara cyane maze akabwira Enzo atari ku bundi kuki dukomeza kumubembereza, njyewe ndumva nshaka rwose gushyira ibintu bye byose ku mugaragaro, kubera ko afite ibintu byinshi cyane akora kandi bitemewe. Amafaranga abona ntabwo ayabona gutyo gusa, afite ukuntu anyereza imisoro, afite ukuntu nyine yiba abantu mu buryo rwose butagaragarira amaso. Ibyo byose ngenda bizi kuko mfite nyine n'amadosiye abyerekana. Naho rero Enzo ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo nyine ari gutyo dukwiriye kurwana, ndabizi neza yuko tuzabona ubundi buryo twabikoramo neza kandi nyine bikazarangira neza. Umunsi umwe rero Enzo ndetse na Naomi
baba nyine batembereye bagiye hantu bakundaga guhurira ibyishimo nyine ari byose. Mu kanya gato rero Naomi nyine yijema mu maso maze Enzo akamubaza ati kubera iki ubabaye? Naho rero Naomi ati ni ukuri nibutse rwose mama wa Diyone ndetse na Diyone numva barambabaje. Ntabwo numva ukuntu abantu babaho batajya bizera urukundo, bumva ko urukundo ari imbaraga nkeya, icyangombwa ari amafaranga. Ni ukuri ubuzima bari abantu babayemo burambabaje cyane. Naho rero Enzo ati bihorere rwose, ahubwo ukivuga iby'urukundo ahita nyine akora mu mufuka maze akabazanye impeta ati rukundo rwanjye, wowe rwose wanyeretse ko nyine urukundo rutareba ku byo umuntu atunze, wowe kandi watumye ubuzima bwanjye bwongera kujya ku murongo, wowe wamfashije kurwana n'ubuzima aho numvaga nta mbaraga mfite maze ukantera imbaraga, ndifuza ko rwose wambera umugore. Naho rero Naomi nta gutinda ahita amubwira ati ni wowe rwose wabaye urumuri rw'umutima wanjye, ni wowe wanyujuje aho numvaga ntuzuye, ni wowe kandi wampaye ibyishimo aho numvaga ntabyo mfite, ni wowe wanyeretse ko urukundo rushobora rwose no guhera kuri zeru, ni wowe wanyeretse ko urukundo rwa nyarwo aho ruri ibyishimo bitahabura. Amuhereza rero ikiganza maze akamwambika impeta, barahoberana maze ibyishimo bikaba byose. Bahita bumvikana ko rero bagiye kurya baga hantu nyine muri ya resto iciriritse bakundaga guhuriramo, ibyishimo biba ari byose kuri bombi. Iyi nkuru rero ya fiançailles yabo ntabwo rwose itinda gukwira ahantu hose, abantu bose barayimenya maze bagatangira kuvuga iby'urukundo rw'uyu mukobwa ndetse na Enzo. Bidatinze rero abagore bamwe nyine b'abakire cyane baba rwose barabanaga na Naomi muri rya shyirahamwe ryabo ry'abagore b'abakire batangira kujya baza muri iri garaje gukoresha imodoka, bakajya bamubaza bati wabigenje ute? Nanjye rwose umugabo wanjye ameze neza nka Diyone, gusa nyine mba numva gufata umwanzuro byarananiye. Abantu bose batangira rero kuza kwigira nyine kuri Naomi mu gufata umwanzuro. Atangira rero kugenda nyine ababwira ati rega ntabwo bigoranye rwose gufata umwanzuro, ahubwo nyine ni uguhitamo ikigufitiye umumaro kurenza ibindi. Bamwe rero baba babayeho mu buzima bubi rwose batangira nyine kugenda bahumuka maze bakatangira kugenda nyine baharanira uburenganzira bwabo ndetse n'ibyishimo byabo. Enzo rero ndetse na Naomi batangira kwamamara rwose maze inkuru yabo ikagenda ikaba inkuru ivugwa muri kino gihugu cyose. Hanyuma rero wa mumeya nyine uba warabahaye inguzanyo, inkuru zimugeraho maze akaza kubareba hano mu igaraje. Araza rero akabwira Naomi ati inkuru zanyu zangezeho, inkuru y'urukundo rwanyu yabereye abantu benshi rwose itangiriro ry'ubuzima bwiza. Ndifuza rero ko twakora documentaire ivuga nyine ku buzima bwawe ndetse na Enzo, ivuga nyine ukuntu mwarwanye intambara maze mukavuga byose nyine uko byagenze. Ndakeka byabera abantu benshi urugero, byabera abagore benshi babayeho batishimye kuko bari ahantu nyine batakabaye baba kubera gukunda amafaranga, mu by'ukuri nta munezero bafite. Iyi documentaire rero barayikora, umutwe wayo uba ugira uti guhindura zahabu tukayinduramo ibyishimo. Abantu bose rero bakurikira iyi documentaire, commentaire zikagenda zikaba nyinshi. Mu by'ukuri rero Diyone we rwose aba akomeje kubona ko ari kugenda atsindwa kubera ko uyu mukobwa niwe uri kuvugwa, ndetse ababona asigaye ameze nk'aho amurusha izina. Ababona uyu mukobwa rwose ari we nyine uri kugenda amurusha gutera intambwe. Umunsi umwe rero Diyone nyine afata gahunda maze akaza kureba Naomi mu igaraje. Araza akamubwira ati ndifuza kuguha amafaranga menshi cyane maze tukongera tugasubirana, umbwire ikintu cyose nakorera uyu muhungu ukunda ubundi twongere dusubirane. Naho rero Naomi araseka cyane ati ndakubwiza ukuri, niba warasomye neza iriya documentaire iravuga ngo hindura zahabu uyihinduremo umunezero. Narabishoje kera njyewe, zahabu yanjye yarangije guhinduka umunezero. Ndishimye cyane hano mpafite ibintu udafite, umunezero, kwisanzura, gukora ibintu uko mbyumva, kuganira, kujya inama, ibyo byose ntabyo ufite. Ubwo rero urumva ko nta kintu na kimwe cyatuma ngukurikira. Ikindi kandi nta mafaranga yawe rwose nkeneye kubera ko ndanezerewe.
Ntabwo rero Diyone we rwose aba abyumva ukuntu uyu mukobwa yakwanga nyine amafaranga, kuri we nyine aba azi ko amafaranga agomba kuvuga kandi buri wese akumva. Nawomi rero aramubwira ati ndakwinginze rwose tuvire mu igaraje, nta mwanya ufite hano, twabibwiye na mama wawe kuko nawe yaje atuzaniye nyine amafaranga, ariko amafaranga yanyu nta mumaro afite hano, genda urebe ahandi hantu yakugirira umumaro kubera ko hano ho ntabwo rwose bikora. Diyone rero agenda yumva yasuzuguwe cyane, yumva asuzuguritse kuba igitekerezo cye kiba kitigeze cyumvwa. Umunsi umwe rero Nawomi aba yicaranye na Enzo, maze Nawomi akabwira Enzo ati rero hari ikintu rwose natekereje, buriya mu buzima umuntu wese aba akeneye amahirwe ya kabiri, mfite rwose ibimenyetso byatura hasi Diyone ndamutse mbishatse, ariko nanone nta kintu naba nkoze, ahubwo ikintu naharanira ni uko yahinduka maze rwose akamenya nyine uko icyo agomba guhitamo, akamenya ko urukundo atari imbaraga nkeya ndetse ko ibyishimo ari ngombwa umuntu adashingiye ku mafaranga. Enzo rero aramubaza ati urifuza ko byagenda bite? Naho rero Nawomi aramubwira ati ndifuza kumuhamagara maze nkamuha ibimenyetso byose mfite bye byamutura hasi, ubundi nyine akagenda akicara akitekerezaho akamenya icyo gukora. Enzo rero aramubwira ati ndagushyigikiye mukunzi, rwose ndumva nanjye ibyo bintu ari ingirakamaro. Bahamagara rero Diyone maze bakicarana. Nawomi rero aramubwira ati nagira ngo nguhe ibimenyetso byose mfite byagutura hasi rwose ndamutse mbishatse, ariko siko mbishaka. Njyewe ndakwifuriza ko nawe mu buzima wazagira umukunzi mukundana bya nyabyo, kandi wazamenya ko ubuzima bwose budashingiye ku mafaranga ndetse n'icyubahiro atari byo byangombwa, ahubwo umunezero wawe nawe rwose ari ingirakamaro. Amuhereza rero ibidosiye byose aba afite, maze Diyone agatangira kugenda ahinduranya nyine amapaje, arumirwa kuko asanga ubuzima bwe bwose bwari buri mu ntoki za Nawomi. Abaza Nawomi ati kubera iki rero uhisemo kumfasha aho kugira ngo unshyire hanze? Naho Nawomi ati nifuje kuguha amahirwe ya kabiri kugira ngo nawe ugende witekerezeho. Uyu munsi rero Diyone arataha maze akicara akibaza, akareba ibi bintu byose Nawomi yari afite, agatekereza ibintu byose Nawomi yanyuzemo n'ukuntu Diyone kandi yagiye rwose abagusha hasi ariko bakongera bakabyuka, kandi nanone urukundo rwabo rukaba rwarabereye abantu benshi rwose icyitegererezo. Uyu munsi rero yitekerezaho maze akareba ukuntu uyu mukobwa atamushyize hanze kugira ngo nawe rwose bamwote, ahubwo nyine aharaniye kumuha amahirwe ya kabiri. Akomeza kwitekerezaho maze akumva nawe yarahombye kuba rwose atarigeze nyine agira urukundo rwa nyarwo, ndetse kuba atarakunze uyu mukobwa uko yifuzaga gukundwa. Hashyira iminsi rero Enzo ndetse na Nawomi baba bari kwitegurira ubukwe bwabo. Boherereza rero invitation na Diyone kuko rwose nta mutima mubi baba bakimufitiye habe na gatoya. Ubukwe bwabo rero buba ari igitangaza rwose. Ku munsi rero w'ubukwe Nawomi nyine aba ari kwitegura, bari kumushyiraho amamakiyaje bamusokoza yambara ikanzu, maze akajya akabona nyine umuntu amuzaniye amvelope, arayifungura maze agasoma, ahita asanga ari urwandiko rwanditswe na Diyone. Aba yamwandikiye rero ati ni ukuri ndakwifuriza umunsi w'umunezero, nakabaye nyine nza mu bukwe bwanyu ariko ntabwo nabasha kuza kuko nyine byagaragara nabi cyane, ntabwo byaba bisobanutse, ariko ntakubeshye ndakwifuriza umunezero. Ikindi kandi nanjye guhera uyu munsi namenye ko rwose urukundo rugomba gutsinda ibintu byose. Ndifuza kuzabona umukunzi unkunda nk'uko wari warankunze, ndetse ndifuza kubaho mu rukundo nk'urwo ubayeho na Enzo. Ndabifuriza ibyiza byose, kandi rwose icyo muzakenera cyose muzambwire, ndetse nzaza no kubasura nyuma y'ubukwe. Amara rero gusoma iyi letre, birumvikana nyine amarira aba ari kumuzenga mu maso, gusa nanone aba yumva ko rwose atsinze kuko icyo yifuje kugeraho aba akigezeho. Baragenda rero maze bagakora nyine ubukwe burarangira bagataha iwabo. Bakimara gutaha
Naomi yereka nyine Enzo ya lettre Dion aba yamwandikiye. Barishima rero maze Enzo akabwira Naomi ati ni ukuri ndi umunyamahirwe kuba narakugize mu buzima, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa w'umuhanga, ikindi kandi uri umunezero wigendera gusa. Naho rero Naomi akabwira Enzo ati ahubwo ni njye munyamahirwe kuba narakubonye maze ukanshyigikira, tukabana muri byose ndetse rwose ukankunda kugeza uyu munsi. Ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Naho Enzo ati nanjye ndagukunda kandi uri byose byanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.